mwongeye kwirirwa mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV F1 Rwa TV. Uyu munsi nanone tugiye kubagezaho inkuru, ni inkuru itugezeho nonaha, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ikomeye cyane y'akababaro, ni inkuru buri wese ashobora kumva koko abitewe amakenga. Abantu barimo barapfa, abantu barimo barashira, ni ibibazo rwose, ni ibibazo bikomeye cyane. Nge rero ugiye kwibagezaho nitwa P1 afatanyije na niyo P1 ikaze rero muri aya makuru atugezeho. Inkuru iragira iti umusore w'imyaka 23 akaba yiyahuriye kwa Makuza aturutse muri etage muri floor ya kangahe niyo P. Ni ukuvuga ngo nk'uko biri kugenda byandikwa ku nkuru ku bitangazamakuru byo hirya no hino, hagiye hacicikana n'amafoto n'amavideo bitandukanye by'uyu musore waba wiyahuriye kwa Makuza, yiyahuriye muri floor ya 13. Ngira ngo nk'uko mubibona ku mashusho, ni umusore bigaragara yuko ari ufite akazoza keza, umugani w'umurundi. Ngira ngo umusore w'imyaka 23 abakiri muto cyane, gutinyuka akamanuka ku nyubako ya 13 akikubita hasi yiyahuye, ni ibintu nyine umuntu ashobora gutekereza akavuga ati se bimeze bite, bihagaze bite. Rero bivuga yuko uyu yaba yiyahuye kubera ikibazo cy'uko yaba yanzwe n'inkumi cyangwa se ari urukundo rwabimukoresheje, ahubwo tukibaza ese kubera iki abantu bafite ibijyanye n'urukundo cyangwa se abantu biyahura ngo kuko ngo yabenzwe n'umusore runaka cyangwa se yabenzwe n'umukobwa runaka afata umwanzuro wo kujya kwiyahurira kwa Makuza. Niyo P, urabivuga iki? Ni ibintu biyoberanye, ngira ngo ntabwo yari inshuro ya mbere twumvise ngo umuntu yiyahuriye kwa Makuza. Ngira ngo no mu bihe byashize mwumvise undi wigeze kwiyahura hariya n'ubundi kwa Makuza kuri iriya nyubako ndende, nawe kandi nk'uko undi yabigenje nawe niko yabigenje, yarazamutse agezemo hagati hejuru yinaga hasi, n'undi akaba ari gutyo byagenze, kandi bose tugenda twumva ko impamvu ibatera iyo kwiyahura kuriya ngo ari ukubera inkundo. Ujya kumva ngo umwe bamubenze n'undi yabenzwe, buri gihe buri uko yiyahuriye umuntu akagenda hagaruka ijambo ngo yabitewe n'urukundo, ngo yabenzwe. Ariko wenda hari henshi bavuga ko biyahura kubera inkundo kandi wenda biraba, ariko se kubera iki tubibona cyane kuri iriya nyubako ya kwa Makuza? Buri gihe ngo umuntu wiyahuye yiyahuriye kuri iriya nyubako ya kwa Makuza, bigakomeza kugenda bicanga abantu mu mutwe bakibaza impamvu ariho bibera. Umuntu aribaza se ni iyihe mpamvu ariho umuntu bajya kwiyahurirayo, kuki batajya ku zindi nyubako ziri hirya ho gatoya cyangwa se ziri hino ngo bariho bakiyahurira, kuki ariho bagenda bakajya kwiyahurira? Ni ibintu nyine bikomplitse cyane kuba umuntu yabyumva, ariko birababaje cyane. Umusore w'imyaka 23 akaba nawe ahaburiye ubuzima. Ni ukuvuga ngo saha izi ngizi tuvugana, polisi ikaba yabashije kuba yamurundarunda ikamujyana ahandi hantu hatandukanye kugira ngo babashe kuba bagira iki, kugira ngo babashe kuba bagenda bakamwitaho. Ni ibibazo rero bikomeye cyane, ni inkuru ikomeje kuvugwa hirya no hino, ni inkuru ikomeje gucicikana y'uyu musore w'imyaka 23 wiyahuriye kuri iriya nyubako yo kwa Makuza. Rero ni ibibazo bikomeye cyane, aho twabwira namwe mube maso. Ese umuntu utinyuka akiyahura we kubera urukundo, nuko nta handi hantu ashobora kuvana urukundo? Ese ni ukubera ko nta handi hantu ashobora kubona yakunda? Ese umuntu yakunda umuntu bigezaho amwiyahurira? Nyine ni ibibazo, nawe uba uri kubyumva, ni ibibazo gusa. Imana imuhe, nabyita buryo bavuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira ku muntu wiyahuye. Burya kenshi abanyarwanda baravuga ngo uwishe ntaririrwa. Gusa tugarutse inyuma ho gato, n'ubundi ibi bintu byo kwiyahura ku nkundo biravugwa cyane. Ngira ngo ukurikije urukundo rwo hambere n'urw'ubu ntabwo ari kimwe habe na gato rwose. Ibintu byarayoberanye, ari byo kare abantu benshi bagiye bavuga, kandi biba bigaragarira buri wese. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi usigaye ukundana n'umuntu akaba afite undi akunda,
nyine uwo wirukaho ntabwo aba ari uwawe afite undi akunda. Noneho ikibazo cy'abantu b'inkundo z'ubu ntabwo aza ngo akubwire ngo ntabwo ngushaka, ntabwo mbirimo singukunda, ahubwo arabanza akakuryarya akakubeshya ko ari wowe wenyine, akagenda akakubakamo rwa rukundo, hanyuma ukaza kumenya ko yakubeshyaga. Buri ugiye gutereta umuntu akakwangira ntabwo wakwiyahura, ahubwo iyo arabanza akaguforomata cyane akakwinjizamo imyumvire ye ko ari wowe wenyine, nyine ku buryo hahandi uvuga ati uyu muntu kumubura biragoye cyane no kubyakira biragoye. No hahandi rero aza kumenya nyuma ko uri kumubeshya yararangije kukwimariramo, kwiyakira we bikamunanira bitewe n'amarangamutima ye. Ariko ntabwo mvuze ngo ndabashigikiye, by the way, ntabwo mbashigikiye. Umuntu ntabwo uwo wagenewe gukunda ari umwe, kandi ugenewe kugukunda ntabwo ari umwe. Niba hari uwo wirukaho ukabona byanga byakunda, inyuma haba hari uwawe nawe uri kugushaka. Ahubwo ngenda gusaba ngo banza uhindukireho gato, ugabanye feri, witonde urebe inyuma, uvuge ngo ngewe ko nshaka kwiruka ngo niyahure, inyuma mpasize iki? Ese ko ejo hazaza hari imbere yanjye mpasigiye nde bimeze bite? Ese umuntu ngiye kwiyahuriraho we amfata ate bimeze bite? Ubuzima bwe burakomeje ariko ubwawe burarangiye. Burya pe niyo wiyahuye kuriya, wa muntu wagukundaga nawe uba umuteye agahinda. Ako gahinda nawe gashobora gutuma nawe yiyahura, ariko ni gake byaba rwose, ni gake byaba. Umukobwa wiyahuriye umuhungu biragoye cyane, kuko nabo tujya twumva ni abahungu. Njye mba nanakeka yuko urukundo rusigaye mu bahungu kurusha mu bakobwa. Cyane, kandi bigenda bigaragara. Ngira ngo abakobwa hari nta mukobwa nawe numva ngo yahuriye kwa rubanga, baturusha ubwenge. Mu minsi yashize byarabaye, uwari wabanje yari umukobwa, bibaho. Ariko ntabwo tubashishikarije gukora biriya, kuko burya biriya biri no mu bintu bigize icyaha. Iyo uramutse ufashwe utari wabirangiza uwo mugambi mubisha uba wateguye, hari ibihano ufatirwa. Rero njye nabwira no muri Bibiliya biba binarimerega kwiyahura si ikintu kizima, kwiyica, kwiyambura ubuzima Imana yaguhaye. Ngira ngo ngewe abantu baba bafite iriya migambi mibi, njye nabagira inama yo kubireka, ahubwo akabanza yitonda akamenya ati ko ndi kwiruka kuri uriya ngewe uri kunyirukaho bimeze bite. Umuntu akamenya no gukebuka, akareba inyuma, akareba ibiriyo, akamenya nawe abamushaka. Kandi buriya niba umuntu ari wenyine agiye gufata icyemezo ntabwo ari byiza. uba ugomba kugira abantu ba hafi b'inshuti zawe, ukagenda ukabaganiriza, ukababwira ikibazo ufite, bakakuganiriza nabo bakakubwira ukuntu ugomba kubyitwaramo. Ntufu wifate ngo ujye kuryama ngo uheranwe n'agahinda wenyine. Ntabwo rero umuti wo kujya kwiyahura ari uwo muzima, ahubwo shaka abantu muganire, kandi wirekure unababwire uko amiyumvo y'umutima wawe, buryo bakuganirije bakakwereka ko n'ubundi si gikomeje. Hanyuma y'ibyo ngibyo bikugabanyiriza, bikakugabanyiriza ubukana bwo kujya kwica. Ngayo nguko rero ni inkuru twabagezagaho, ni inkuru y'akababaro. Umuryango w'uyu musore bihangane kandi bakomeze kwihangana, n'abari hafi yabo babashe kubafata mu mugongo. Natwe rero reka inkuru yacu tuyicumbikishije ahangaha. Mwari kumwe nanjye ni P1 afatanyije na niyo P1. Reka rero tubabwire ngo Imana imwakire mu bayo.